nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi haleluya, aha hantu ndahakunda, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mw'iki kiganiro nje kuvuga ingingo imwe gusa, nje kuvuga karita imwe nawe yabishyizeho abivuga nk'itangazamakuru ngo mwese. Ariko mana we, iyo abana b'abantu tugiye kugira neza turaselekisiona, twajya kugira abantu neza tukabanza guhera aho tuvuka, barumuna bacu na bakuru bacu nabo mu muryango. Twamara kubona umuryango tuwuzahuye, tugiriye neza umuryango n'abadukomokaho baguwe neza, tugasagurira n'abandi tukajya twaba. Ariko Yesu Kristo ajya kudutabara no kuturengera ntiyigeze ashyiraho itangazo ribanza kujya kudiringa n'abo kwa Mariya na Yosefu, ahubwo yakoze declaration ngo mwese, haleluya, abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Turashima umwami Yesu Kristo ko ari karuhura, kandi ari we wenyine, ni we wenyine wemeye kwikorera indushyi. Twebwe iyo umwana w'umuntu aduhungiyeho, iyo umwana w'umuntu aduhungiyeho ari umunyamibabaro, yambaye nabi, ari mwivata, asa naba ajojoba amaraso, dukora igikorwa cyo kumuhunga, tuba twumva turamunena, tuba twumva dufite complexe yo kwegera umuntu usa nabi. None Yesu Kristo abo basa nabi we yaravuze ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu Kristo imwe muri karita afite ikomeye nuko yitwa karuhura. Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukurikiye kuri Evangelize Romande TV. Nizere yuko mumeze neza, nizere yuko muri amahoro, muri abantu b'ingenzi cyane kandi b'umumaro dukunda, kuko namwe mudukunda. Nje kuganira namwe muri iki gitondo cyangwa muri iki gicamunsi cyangwa muri iri joro, biraterwa n'ahantu hereye uri kureba kino kiganiro. Sinzi igihugu urimo, sinzi amasaha mufite mwebwe wanyu, ariko njyewe ikiganiro ngikoze turi saa 5 za mu gitondo. Niyo mpamvu ntajya mvuga ngo muri iki gitondo, ariko aho uri hose Uwiteka kurinde, Uwiteka kurebe neza, kandi ndagushimiye ko wahisemo kudukurikira no kubana natwe mu biganiro bitandukanye Evangelize tubagezaho. Reka dusenga Imana, tuze nzambabwira impamvu nje hano n'ikinze n'icyo Imana yansize ku mutima kubagezaho. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryohe kandi ngo mugire hose, uri mwiza, urera kandi urakiranuka, waraturinze uratwambika ndetse uratugaburira, warinze amagufa yacu ntihagire na rimwe rivunika. Umuririmbyi yabirimbye neza aravuga ngo wangize nk'urutoki rwuhiwe amazi, urangize ungira isoko y'amazi adakama, ngo ubu nduhiwe kandi ndatohagiye. Ushimwe ko utatugize umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu, ushimwe ko ari wowe mwungeri wacu mwiza kandi wo kwizerwa. Warakoze kuturinda, tubonye impamvu waturamishije, tubonye impamvu wadusizeho tutapfuye. Burya kwari kugira ngo mu gihe nk'iki tukuvuge, tuguhamye ndetse tukwamamaze, ngo wagira neza ubugingo bwacu, komeze kuduha kukugumaho, n'abatarakumenya babashe guhishirirwa uyu munezero, maze nabo bakizwe bitabe Yesu. Bari natwe muri aka kajya k'ikiganiro tugiye kugirana n'ubwoko bwawe, ntabwo ari njye uvuga, ahubwo ureka Umwuka Wera avugana nanjye, ibyo Umwuka wawe ashaka ko iri torero ryumva aba ari byo bumva,
izina rya Yesu Kristo myambaje urakoze. Amen. Evangelizero Monde TV yabaye channel ya gospel yahembuye imitima y'abantu kandi mu ngeri zose z'isi nkuko nyine yitwa Evangelizero Monde. Nous sommes toujours ici pour évangéliser tout le monde. Turi hano kugira ngo tubwirize isi yose. Iyo tubikora tuba dukora icyo twaremewe. Ibi ngibi dukora biri muri misiyo y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Shene nyine zakabaye kuba zose zitwa Evangeliser le monde. En faisant suivre notre mission. Yesu aravuze ngo mugende mu mahanga yose. Ntabwo harimo guselekisiona. Ntabwo harimo kuvuga ngo ni iki gihugu gusa. Ntiharimo kuvuga ngo ni mwuru rusengero gusa. Oya. Mugende. Message y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo twahawe si yo kwicarana. Ubwo ndi kubabwira umurongo wa Evangeliser le Monde TV n'impamvu y'iryo zina twitwa gutyo na misiyo dufite dusangiye namwe muri kutureba. Misiyo yacu ishingiye kuri Matayo 28:19 kugera kuri 20. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi haleluya. Ndahakunda. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Mw'iki kiganiro nje kuvuga ingingo imwe gusa. Nje kuvuga karite imwe nabonye kuri Yesu itangaje. No kuri nicyo kinzanye. Karite imwe nabonye kuri Yesu itangaje. Itarigeze ikorwa n'undi muntu wese. Itarakorwa n'undi muntu ukomeye wese ku isi. Nje kuvuga icyo kintu. Kandi ndakivuga nshingiye kuri iki cyanditswe. Kambanze ngaruka inyuma gato. Evangeliser le Monde TV ni chaîne ya Gikristo ikora mu uyu murongo mvuze. Ni nako yatangiye ikora. Ngira ngo murabizi ko chaîne bayibye ya Evangeliser le Monde TV iriya yari maze kubyimba, yari maze gukura, ikurikirwa n'abantu benshi. Ariko ntitubyicuza kuko mu gihe twayicayeho dukora ivuga butumwa mu ndirimbo zahaciyeho zo kuranya Imana no kuyihimbaza, mu buhamya bwahatambutse, mu ijambo ry'Imana ryigishijwe, ryahinduye imitima ya benshi. Tubona na feedback. Wasanga Evangeliser le Monde TV twabuze yari igihe cyayo cyaragombaga kurangirana n'iki gihe nyine, kikarangirana n'ubutumwa bwiza bwavuzwe muri icyo gihe. Abihana bakaba barabo kuri iyo manda ya Evangeliser le Monde TV y'icyo gihe. Ariko kubera ko misiyo n'inzozi dufite bitarageraho ku rwego twifuza no ku rwego Yesu yifuza, kuko igitindije Yesu kugaruka uyu munsi arindiriye ko hatagira n'umwe warimbuka. Ahora twihanganira akongeza agatinza umunsi wo kuza kwe. Niba ariko nabivuga sorry. Yanga kuza vuba kugira ngo arebe ko nawe wakwihana, arebe ko nuriya muntu uri mu byaha, uri mu busambanyi, uri mu nzoga, uri mu rumogi, uri mu biyobyabwenge, arajya kuza akavuga ati yo uyu nawe ararimbutse, akihangana, yihangana kugira ngo hatagira n'umwe uribuka. Murumva urukundo rwa Yesu ukuntu ruhebuje kandi rutangaje. Natwe twararebye nka Evangeliser le Monde TV turavuga ngo haryo ubu ko Evangeliser le Monde TV bayibye chaîne ya Gikristo twakoreragaho ivuga butumwa. Twicare tubirebere dutuze? No. Turavuga ngo misiyo ya Yesu iracyari ndende. Turacyafite akanwa, turacyafite Bibiliya, turacyafite kamera, turacyafite mikrofone.
niyo mpamvu uyu munsi twanze gucika intege. Satani yaratuganirije, mubireke, murebe ibindi mukora, murebe ibindi mujyamo. Ni ibiki bindi twajyamo bitari ukuvuga izina rya Yesu Kristo, ko izina rya Yesu Kristo ari ubuzima kandi ritanga imibereho. Qu'est-ce que nous pouvons faire s'il n'y a pas Jésus? Rien. Nothing. Iyo dukora ibi tuba turi gukora impamvu yo kubaho kwacu. Gukorera Imana ni umurimo utadutukije kandi utaduteza isoni. Sindabona umuntu wakoreye Imana uri kubyicuza. Ni ukuri kose sindamubona kuva navuka. Ntabwo ndabona umuntu wakoreye Imana uri kubyicuza. Donc muhure ariko Mana, izina rya Yesu Kristo rihabwa icyubahiro, riraryoha. Izina rya Yesu Kristo ni umunara muremure. Ntabwo ndahura n'umuntu muri kaburimbo, muri karitsiye, mu rusengero, mu magorwa, kwa muganga, apfuye, arwaye, yarembye, ku buryo agera ku rwego avuga ngo kubera iki nkorera Imana, kubera iki nagize aya mahitamo. Uwo muntu sindamubona kugeza uyu munsi. Wowe uri kundeba, niba uwo muntu umuzi, mpuza nawe. Niba ari nawe byandika muri comment, umbwira ngo ndicuza. Donc wandika uvuga ati ngewe bikeye uri kubeshya, uri kunshyeshyenga, ndi kwicuza icyatumye nkizwa. Gukizwa no gukorera Imana niyo mahitamo yonyine tujya tugira, ntituyarogerete. Hari umuntu mwari mwabona uvuze ngo kuba inyangamugayo kwanjye ngo binkozeho, ngo nabereye inyangamugayo ubusa. Aya niyo mahitamo yonyine tujya tugira, ntituyicuze. Iyo duhisemo kunywa ibiyobyabwenge, iyo duhisemo kunywa inzoga, iyo duhisemo ubusambanyi, iyo duhisemo kwica, iyo duhisemo kubeshya, iyo duhisemo kugambana, apelexio, nyuma y'igikorwa, iyo ubonye hari umuntu umenetse amaraso biguturutsemo, uravuga ngo ibi bintu mbikoreye iki koko? Niyo waba ufite umutima w'inyamaswa, kubera ko uremye mu bumuntu, akuba umuntu karazwa batabikora. Nsambaniye iki? Iyi nzoga nywereye iki? Niba nyweye inzoga nkaba nkubise abana n'umugore, mbikoreye iki? Niba nsambaye nkaba nteye umwana abandi nda, nkaba ndwaye sida, ibi bintu mbikoreye iki? Niba mbeshya akaba ari umuntu ugiye muri gereza biturutse ku rurimi rwanjye rukoreshejwe nabi, ibi bintu mbikoreye iki? Ubuzima bwose bwo ku isi tunyuramo n'amahitamo tugira, akenshi turangira turi kurogereta twicuza n'impamvu twabikoze. Ariko ntiturigera twicuza ko twamenye Yesu. Tuvuge ngo uyu mugabo twamumenye iki? Hoya. Ahubwo uko bwije nuko bukeye, buri gitondo, buri saha na buri segonda, tugenda tunezererwa amahitamo meza twagize yo kwemera gucungurwa. Thank you Jesus. Dawidi yarabivuze, arabiririmba, ngo nari umusore, ngo none ndashaje. Oh my God. Ngo sindabona umukiranutsi aregwa. Ngo cyangwa agomba n'urubyaro rw'i Rwanda gaye ruri gusabiriza, ngo ibyo bintu amaso yanjye ntarabibona. Please, wahisemo neza. Ushaka kureba kino kiganiro uri umupagani, utazi Imana, utazi ibituvuga, umva ari na teori. Nihe teori yindi yakuryoheye nk'iyi? Nihe teori yindi wabayemo ukagera ku rwego uburara ariko ukaririmba ngo umwami Yesu Kristo nkunda ndamahoro? Nihe teori yindi wumvise yaguhagaritse mu gicu cy'abambuzi, abanzi bawe bakugose ubibona, n'amamesaje yo kukwica bayakohereza buri gitondo, ukashyirwaho n'integuzwa kugiye gupfa?
ukabona n'ibimenyetso byerekana kuri mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ariko washyika aho hantu ukaririmba ngo no mu byago nzaririmba ko nta mahoro. Oh my God, thank you Jesus. Imana yonyine agakiza niko konyine gafite uwo mwihariko wo kuduha amahoro, tukaririmba ibyishimo kandi imitima imibiri babaye, tukaririmba ibyishimo kandi turi gushenjagurika mu izina rya Yesu. Niho Imana yanjye, Yesu afite umwihariko w'ikintu ngiye kuvuga we, mu izina rya Yesu. Father, we thank you. Niho honyine imfubyi n'abapfakazi babyigana ku cyumweru bandika udupapuro, bandikiye umuyobozi wa gahunda ngo dufite impamvu ibihumbi zo gushima. Niba umutima w'imfubyi n'umupfakazi usohokamwe amashimwe, na yahe mahitamo yandi wagira yagushyira ku rwo rwego ataragakiza? Please. Nous sommes ici pour évangéliser tout le monde. Nta yindi nkuru dukwiye kuba tuvuga, nta ikindi kiganiro gikwiye kuba mu kanwa kacu uretse kubwira abantu Yesu Kristo ko ari umwami utanga amahoro kandi ari karuhura. Nawe yabishyizeho abivuga nk'itangazabango mwese. Ariko Mana we, iyo abana b'abantu tugiye kugira neza turaselekisiona, twajya kugira abantu neza tukabanza guhera aho tuvuka, barumuna bacu na bakuru bacu nabo mu muryango. Twamara kubona umuryango tuwuzahuye, tugiriye neza umuryango n'abadukomokaho baguwe neza, tugasagurira n'abandi tukajya twaba. Ariko Yesu Kristo ajya kudutabara no kuturengera ntiyigeze ashyiraho itangazo ribanza kujya kudiringa n'abo kwa Mariya na Yosefu, ahubwo yakoze declaration ngo mwese, haleluya, abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Turashima umwami Yesu Kristo ko ari karuhura, kandi ari we wenyine, ni we wenyine wemeye kwikorera indushyi. Twebwe iyo umwana w'umuntu aduhungiyeho, iyo umwana w'umuntu aduhungiyeho ari umunyamibabaro, yambaye nabi, ari mu ivata, asa nabi, ajojoba amaraso, dukora igikorwa cyo kumuhunga, tuba twumva turamunena, tuba twumva dufite complexe yo kwegera umuntu usa nabi. None Yesu Kristo abo basa nabi we yaravuze ngo mwebwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu Kristo imwe muri karita afite ikomeye nuko yitwa karuhura. Iyi si yadutaye, yatujujubije, yatujugunye, yadutaye muri ruhurura, turi mu isayo, tutaryoshye kurebwa, tutaryoshye no gukorwaho. Waravuga ngo nagusanze wigaragura mu ivata ryawe gukuramo. Umva karite ya Yesu Kristo ijya inkoraho cyane kanusha. Nuko mugenda muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi umva se, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Umva karite ya Yesu. Nashakaga kubabwira mbere yuko nsoza iki kiganiro, Yesu niwe wenyine utuma umuntu bakajyana. Yego, haleluya. Yesu niwe wenyine utuma umuntu bakajyana, kandi yamutumye. Ndagutumye nguhaye message nkurira hano i Kigali, unjyanira muri Belgique, none ndanaguherekeje. Kimwe mu bintu bidutera kuvuga dushize amanga, tunashize ubwoba, tukumva ko ibyo turimo turi protege, nuko umugabo wadutumye yaduherekeje.
Yesu ugera ahantu byagucanze wagiye mu ivugabutumwa ubona uri mu gikombe cy'urupfu, cy'igishu cy'urupfu, ukumva arakubwira ati mwana wanjye ntutinye ndi kumwe nawe. Ikintu yose ahora adukeneyeho muri misiyo ye ni uko tutiyitirira ubu butumwa. Ashaka buri gihe ko tuvuga ko ari we wadutumye, maze akemerera guhagarara natwe kuri uru rugamba. Ni Yesu uruyoboye. Ubwo atagipfuye natwe ntitugipfuye. Urugamba yatsinze natwe tuzarutsinda. Sinjye uriho, niko Paul avuze, ubwo ni Kristo uri muri njye. Oya, reka nsubire mu iyi karite. Yesu niwe wenyine utuma umuntu bakajyana. Ariko ubundi muri kumva iki kintu, iyo leta yicaye ivuga ngo tugiye kohereza ambasaderi ajya muri misiyo y'akazi yo kuduhagararira mu Buhinde, ntabwo umutumye amuherekeza, aramwizera akamuha ubutumwa, ifata indege ugenda. Uyu munsi iyo umushumba w'itorero agiye gutuma umupasiteri ku mudugudu runaka, aramubwira ati jya kuri uyu mudugudu kubwiza impamvu aba ari ujya gukorera umurimo w'Imana. Umushumba agasigara kuri paruwase, umuyobozi w'umudugudu akagenda. Iyo umubyeyi yatumye umwana we kujya kuvoma, ikintu akora ni ukumuha ikivomesho ndetse n'amafaranga yo kuvoma niba ari ngombwa, niba amazi agurwa wahanagiye kuyavoma. Ariko umubyeyi asigara mu rugo ategereje umwana kuko yizeye intumwa yatumye. Haleluya. Yesu yatugiriye icyizere cyo kutugira intumwa ze, arangije agerekaho kwemera kuduherekeza. Yesu kuri iki kintu uratangaje. Ni wowe wenyine kuva navuka utuma umuntu warangiza ukamuherekeza mukajyana. Iyi ni karita ikomeye. Hano muri iri jambo ry'Imana twasomye muri Matayo 28 kuri 19 kugera 20, rivuga ngo mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Hasi yasoje avuga ati dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Igihe twemeye kwemerera Yesu Kristo tukamutumikira, yatwemereye kugendana natwe. Ngiye gusoza iki kiganiro nkubwira ngo ntutinye. Yego, umva, ntutinye. Kora ku mutima wawe nkubwira ikintu ubwira. Bwira umutima wawe ngo umutima wanjye, ni iki gitumye umpagararamo? Ubaze ngo ni iki? Qu'est-ce qui ne va pas? Baza umutima wawe ngo ni iki gitumye umpagararamo? Ongera ubaze ngo ni iki gitumye wiheba? Bikore. Baza umutima ngo ni why do you stand on me? Why do you stand in me? Ni iki gitumye umpaga? Ubaze ngo ubundi bite byawe. Ganira n'umutima wawe muri iki gitondo, ganira n'umutima wawe muri iyi saa sita, ganira n'umutima wawe muri iri joro. Ubaze ngo ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ubwira ngo ujye utegereza Imana yawe yo mu ijuru, kuko ari igira ikirema kandi ikagikomeza. Ongera yibwire ngo tuza, Uwiteka ni Imana yanjye kandi ikaba n'agakiza kanjye. Ntutinye. Niyo message ngufitiye. Don't be afraid of this word. Don't be afraid of any circumstances. Don't
Don't be afraid of your enemies. God is your protector. God is your healer. God said, I am the God that heals you. I am the Lord, your healer, your power. I sent my word to heal your disease. I am the God, your protector. Say it, God is my protector. Reka twese tubivuge, God is my protector. God is my protector. Imana ni umurinzi wanjye. Bibwira umutima wawe ukureho, niba umva ari ibintu bikuremereye biri kukubwira ngo urapfuye, ngo ese ngo none urajya he, ngo urakwirwa he, ngo ko bari wishigijeho bakurekuye, ko byakomeye, ko tubona ubuzima bwawe buri mu kangaratete, ko tubona nta shusho ufite. No, n'igihe isi itari ifite ishusho n'ubundi byababaje Imana. Imana ngo irema isanzura, irema ukwezi, irema izuba, irema umucyo, irema n'amanywa. None Imana ngo yishimira ikintu ikoze, avuga ngo wow, niba ubuzima bwawe ubona nkaho butabona budafite ishusho, Imana yatanze ukwezi n'izuba n'inyenyeri ngo bimurikire isi, ntabwo yabura guha meaning ubuzima bwawe, ntabwo yabura guhishisha ubuzima bwawe. Wowe ikintu ugiye gukora, ugiye kugana n'umutima wawe, ubwire ngo mutima wanjye niki gitumye umpagararamo. Waye wabaye iki? Pourquoi tu trembles? Ganira n'umutima iri joro, ganira n'umutima iki gitondo, ganira n'umutima muri iyi saa sita, ubaze ngo ubundi wabaye iki harya, niki gitumye umpagararamo. Ndagira ngo ndongere mbibutse abakristo mu kuri iki kiganiro, agakiza niyo mahitamo yonyine twahisemo, tutazicuza. Ibindi byose twabyicuza, ariko nta muntu n'umwe tuzegera twumva ngo nakirijwe iki. Ntimwirirwe munamutegereza, ntimuzamubona. N'umugore wa Yobu yigeze amubona ari mu bibazo bikomeye, umubiri umurya yishimisha urujyo, abana n'ibintu byose n'amashyo n'imikumbi bimushizeho, areba ukuntu umugabo we ari gutonyoka, ava inyo. Aravuga ati please Job, tisheri, wakwihakanye iyo Mana yawe ukipfira. Yobu yarageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Umugore we asanga inama asigaranye ari ukumusaba ko yatuka Imana, yakwihakana Imana, kuko yaravuze ati iyi ni Imana ki Yobu yakoreye itabasha kumutabara. Iyi ni Imana ki Yobu yakoreye yamwambuye ubutunzi bwe n'abana n'imikumbi n'amashyo. Iyo baganiriza umugore amubwira ngo wakwihakanye iyo Mana yawe ukipfira. Ariko uzi ko no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu turyoherwa n'amahitamo twagize yo kumenya Kristo. Igihe umugore yari amaze gusaba Yobu ko yakwihakana Imana agapfa, ubwo umubiri wababazaga cyane Yobu umurya, havinyo, yishimisha urujyo, yuzuye ibinyoro n'ibisebe. Umugore akavuga ati please wakwihakanya Imana yawe ukipfira, kwiye Imana ntayihari, ko yagutereranye, kwitagushaka, kwitagukeneye. Bayihakanye basi ukareba ko byakwegereza urupfu. Iyo basubiza umugore we ati uruhu rwanjye nirumara kubora, oh my God, nzareba Imana yanjye n'amaso yanjye, saa yundi azayireba. Nta cyatuma nihakana Imana. Mwene data mu Kristo, nicyo ufite cyatuma wihakana Imana?